ajana gakiza kusumu wako mbantu. Yesu ashimwe. Amen. Anasharafuka ngo bujuke. Yabira kandi yabira. Bujuke murabakira. Mwibuke mwaci. Amina haleluya. Amina haleluya. Agira bishaye ariko nako tuki. Nanga biseko kandi tunatugabe. Bujuke murabakira. Mwibuke mwaci. Umuco urashe. Umushaka kwa ubisi. Amina haleluya. Amina. Esha nasobanure ku muco. Imama sema dramsha. Umuco ni nde? Umushaka noha. Umuco ni Kristo. Umushaka ni Kristo. Buriya rero hari abantu dushobora gucurika ijambo ry'Imana akamanga twasa kucuka cyabo cyahanga twanga umuco ni gitangaza cyangwa umushara ni cyatangaza cyangwa umucuraje gitangaza kiraje umushara we inasaje kuko kwawe sisho kayawe isiraje dukura bajyane kuko ibyawe biraje imuko yacu abo yawe bisha. Izo ni inyigisho za Antikristo. Izo ni inyigisho za Antikristo. Ahangaha Yesaya yavugaga Kristo akayiraga mba Kristo. Amina haleluya. Amina haleluya. Agira abantu ngo mwitegure nagataka kumweteka kiki muhaguruka murabagirana nibuce mwaci murabagirana nukuhe bakantuha. Amina haleluya. No kugira ububyutse ukihana no kwihana kugira ngo umuco naza kugira ngo azasanga witeguye ashanyutika kiki. Amina haleluya. Yabwiraga Abisirayeli bagira kwitegura bagira kwihana bagira kwiyeza umukiza agiye kubaturukamo akajyana agakiza mu banyamahanga. Amina haleluya. Isomye muri Yohana ibice 8 ku murongo wa 12 ejo twarahasomye eshura 8 ku Yesu arivugira ngo nije mukiza. Yesu akajya muri ninyi mchana w'isi umurikira ntazagenda mu mwijima okugora atagenda mwiwe nije muco w'isi ninyi mchana w'isi. Haleluya. Nije muco w'isi ninyi mchana w'isi yo wakire Kristo wakira Kristo wakire muco wakire mchana. Haleluya. Iyo usomye Bibiliya hariya mu gitabo cya Matayo okusoma Bible mu gitabo cya Matayo ibice 5 ku murongo wa 13 isuri 5 mushoro we kumenyesha. Haleluya. Haravuga ngo ntagira ngo Yesu twumva Yesu tubwira urese natugambira yabwiraga abigishwa ariko abigishwa be ntabwo bakiriho nandi twavuga akanya gandira b'igihugu nkato twebwe bamwiseye avuga ngo muri umuco w'isi nabagagira ngo muri yo gushaka kwezi. Haleluya. Muri umuco w'iki muri yo gushaka kwezi kubera ko dufite Kristo abo dufite Kristo rushana. Yesu ashimwe. Amasi yo turi mu mapagani turi umuco batuyomba nyamahanga batuyobshana. Esho nababwiye kumbuto nibabaze bagambira nababwira ngo niki gituma niki kuretera twitwa abo muco okwetwa abantu bomushana twitwa ba Kristo okwetwa ba Kristo. Haleluya. Amen. Ni imbuto za Kristo twadufite yari bya Kristo twabinde ntabwo gukizwa no kubifika ku rurimi okushuma tw'ubwamba rurimi ahubwo gukizwa no kubikora gukizwa no guhinduka kwego gushuma no kwika no kubikora. Yesu ashimwe. Amasimu Satani nabasomeye ijambo ejo nababwira ngo maze bashimikira Farawo yavuze ngo mugende mukorere Imana. Farawo yabagiye abwira Mose mugende mukorere Imana iyo komerezera ariko amasho yanyu n'ibintu byanyu bitsiye noneho ati hari ibintu muri iki gihe ombwiro ntabwo ibintu abantu basigaye bashaka gukora Imana afite ubutunzi abantu hatemera kweza kanga batungire Satani ko abizi ko twayobye nako Satani abona kimwe tukabura ariko imbuto nazo konga twindi byane dusana abapaga ndusha abakafi none so agira ngo hape nongera ngo icyambere ni ubutunzi ecyo kubanza no gutunga oya nga icyambere ni imbuto z'abakristo n'ebyana by'abarokore. Icyambere no kubanza kugaragara ko uruboko ecyo kubanza no kubanza ko iboko yo mwikiriza. Haleluya. Kurabagirana Yesu Yesaya yavuze okwakira no kwakira Kristo muri wowe no kwakira Kristo waranzuke imbuto za Kristo yana ya Kristo. Amina haleluya. Haleluya. Imbuto za Kristo ni yana ya Kristo ni urukundo no kunda. Haleluya. No gukiranuka no gushyikira no kugwaneza no kubaki no kutajya amapfuso no kutaroga no kutagira ishyari no kutira ibice okutecwamu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. No kutangana no kutagoma no kudatukana no kudasambana
haleluya, n'ibindi bisa bityo, n'ibindi bikebyo. Yesu ashimwe. Umurokore urabagirana n'indi, umurokore urukwatano n'ufite imbuto za Kristo, n'ibijyana bya Kristo. Haleluya. Tugiye kwasoma, twaza kwasoma mu Bagalatiya, mu Bagalatiya ibice 5, ishuri ya 5. arangaza kuhagaruka, hanyuma niza kucyakanya.